reka rero twinjire mu nsanganyamatsiko zacu z'uyu munsi tugiye gusesengura mu bigendanye n'umubanyi n'amahanga hano mu Rwanda. Reka twakire mugenzi wacu Pascal Buhura, tuguhaye ikaze Pascal. Urakoze cyane Cyubahiro na Nadia. Yego mu kanya turi buze kuba turi kumwe n'abagenzi bacu kandi harimo Emmanuel Ruzigama Santura, nawe turaza kuba turi kumwe. Reka duhere ku bigendanye ni ruzinduko rw'abakuru b'ibihugu baherutse hano mu Rwanda. Reka duhere ku rwa Tanzania. N'ubushize twari turi kumwe ubitubwira kuri Tanzania ukurikije amasezerano yasinywe hagati ya Tanzania n'u Rwanda, ubona hari igishya kirimo? Igishya kirahari, gusa amenshi yagiye ari no mu rwego rwo kurushaho gushimangira cyangwa twavuga ngo ni ukuvugurura ibyari bisanzweho. Mu by'ukuri n'indi ntambwe kugira ngo bakomeze kunoza ibitagendaga neza cyangwa ibyagendaga ariko bikeneye kongera kuvugururwa. Ngira ngo nicyo cyagiye gikorwaho, wajya kureba inzego zitandukanye bagiye bibandaho, harimo nk'ibintu bijyanye ngira ngo n'ibijyanye no kwambukiranya imipaka ya immigration. Mu by'ukuri akenshi buriya ni n'ikibazo cyakunze kuranga cyane u Rwanda na Tanzania. Akenshi ugasanga Abatanzania barambuka neza, Abanyarwanda bakwambuka bajya Tanzania, ugasanga ni ikibazo mu myaka myinshi yashize. Ariko aho hagiriyeho iki kintu cyitwa one stop border post, aho usanga ko abakozi ba immigration ku mpande zombi bari mu biro bimwe, hari icyo byahinduye cyane. Kuko kuzengurutsa umuntu no kumubwira amagambo rimwe na rimwe atariyo, ukajyana pasiporo yawe cyangwa icyangombwa cyawe cya laissez-passer, bakakubwira bakakireba bakashaka kukuzengurutsa, bakakubwira ngo no urajya hehe, bakakubaza ibintu byinshi bitari na ngombwa, rimwe na rimwe bakanakugarura. Ntabwo bikibaho. Ubona ko hari ikintu gikomeye cyane cyahindutse. Wajya kureba mu bijyanye n'ubucuruzi ku rwego rw'inganda, nanone wajya kureba nanone ibijyanye n'ubufatanye mu ikoranabuhanga. Tanzania ku rwego rw'inganda navuga ko ni igihugu kinini, banamaze igihe, ngira ngo hari inganda nyinshi cyane zubatswe no mu gihe cya Nyerere, nyuma ziza gusa nk'izigenda zidindira. Batangiye kwikorera imyenda kuva kera, bahinga ipamba muri aka gace ka inganda z'imyenda cyane, kuva imyaka myinshi cyane. Buriya amakanga, ibitambaro bimwe na bimwe byinshi byakorerwaga hariya, ibyo buri bambara mu mutwe ibitambaro bambara mu mutwe abagore, ikanga. Ngira ngo abagore benshi barabizi, hari n'abazitera ariko benshi barabukenyera, byambara nk'igitenge Nadia arabizi ubwo yaba Nyamirambo ngo abishangwa ibiyobere. So actually n'ibitenge, so ugasanga mu by'ukuri bo bamaze imyaka myinshi muri urwo rugendo. Gusa hari igihe cyageze ziriya nganda zo muri icyo gihe, byari binababaje ku inganda zashyizweho ku gihe cya Nyerere na nyuma ku gihe cya Mwinyi zakoraga neza, ariko nyuma yaho abakurikiyeho ukabona ziragenda zisubira inyuma, zigeraho zimwe zisa nk'izifunze, bigeraho zari za leta bazishyira mu maboko y'abigenga, nyuma nabwo ukabona ntizikora neza, ariko zisa nkaho zongeye zigenda zigaruka. Nyuma yaho wenda urumva bo n'impamvu ikomeye, nicyo navugaga, bo bafite raw materials zikenewe, bafite ipamba barayihinga ihagije. Hariho ngira ngo byo bitaga za Mwatex za Mwanza, ubwo ngubwo hari uruganda Mutex Musoma, za Sungura Tex, wajya hari za Urafiki, hari nyinshi cyane inganda zimeze gutyo. Ariko si izo gusa, hari n'inganda zikora amavuta yo kurya, bamwe ipamba bano mu bihwagari n'ibindi. N'uyu munsi hari zigihari, zimwe wenda zagiye zicumbagira, ariko bamaze no gutera intambwe, noneho bafite inganda nyinshi zo ku rwego rwo hejuru.
uyu munsi turavuga Azamu, ngira ngo no mu Rwanda turayifite, dufite za Zania, ni amashami ariko bafite n'inganda zikora ibintu byinshi bitandukanye. Mu by'ukuri navuga ko abanyenganda bacu bashobora kujya kwigiraho, nubwo dufite natwe aho tumaze kugira, ariko hari byinshi dushobora kujya kwigiraho, hari naho dushobora wenda kuvoma ubwo bumenyi, ariko tukanagira n'ibyo tujyanayo bishobotse, nka raw materials. Igihe cyose hari ibyaba bikenewe hariya twebwe dufite, wajya mu rwego rw'ikoranabuhanga, ngira ngo nubwo dukoresha iriya fiber optic cable ica munsi y'inyanja ituburiye turuka Tanzania ikaza hano mu Rwanda, ni ikintu gikomeye cyane mu rwego kugira ngo habeho ubufatanye mu kubinoza. Ariko nanone twebwe twagize amahirwe y'uko leta yashizemo imbaraga nyinshi cyane muri urwo rwego, ku buryo navuga ngo twateye intambwe kubarushaho, nabo bakaba bifuza kwigira ku Rwanda. Iyo ni intambwe rero ikomeye. Pasco, uri kuvuga Tanzania ni igihugu kinini, ariko noneho katukirebere muri aka karere. Ubundi Tanzania muri ibihugu bituranye na Tanzania sinzi nuko bingana, hari nimba ari 8 nimba ari 5. Izengurutswe n'ibihugu, ifite imipaka ikora ku bihugu 8. Tanzania muri ibyo bihugu 8, ariko wayifata nk'iki? Reka twongereho ko ari igicumbi cyangwa irembo rikomeye ku bihugu byinshi cyane byo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ntabwo mvuga East Africa gusa cyangwa Afrika y'Uburasirazuba, ibiyaga bigari. Bafite ibirometero birenga 1000, ngira ngo hafi niba by'intuza bya coastline. Ubwo ndavuga inkengero z'inyanja y'Ubuhinde. Hari ibyambu bitandukanye uhereye mu majyaruguru za Tanga, ukajya za Dar es Salaam, ngira ngo ubu barimo kubaka na za Bagamoyo muri coast region, ukamanuka ukajya za Lindi, Mtwara, hose hagiye hari ibyambu. Ibyo byambu byose ni irembo rikomeye cyane ku bicuruzwa, ku buzima bw'ibihugu bitwita landlocked countries cyangwa bidakora ku nyanja. Harimo u Rwanda narwo rurimo, ariko ubwo ndavuga ibya bindi bikora. Noneho ugiye kureba imipaka aho bihererekanya cyangwa bikenera cyane Tanzania muri urwo rwego rw'ubucuruzi bwabo, kwambutsa ibicuruzwa. Ubwo navuga nk'u Rwanda, u Burundi, Uganda, agace k'uburasirazuba ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Zambia, Malawi, ukamanuka ukajya za Mozambique. Ariko Mozambique yo ifite icyambu cyayo, wenda yo si cyane, ariko nanone n'ibindi bihugu bisa nka za Zimbabwe n'ahandi, naho hari ubwo usanga hari ibintu bimwe na bimwe bakenera banyuze ku cyambu cya Dar es Salaam cyangwa ibindi byambu byo mu majyepfo ya Tanzania. So mu by'ukuri Tanzania ni igicumbi ni n'amarembo akomeye cyane ku bucuruzi n'imibereho y'ibi bihugu byinshi cyane. Ikindi cya kabiri, Tanzania strategically ni igihugu navuga ngo gikungahaye ku mutungo kamere. Tugarutse mu bukungu nanone, gikungahaye ku mutungo kamere mwinshi wo munsi y'ubutaka. Ubwo ndavuga, ngira ngo nta bwoko, as far as I know, nta bwoko bw'amabuye y'agaciro butari muri Tanzania uyu munsi tuvugana. Hari n'ubwoko bubayo bwitwa Tanzanite butaba ahandi hose ku isi, ahantu hariho hose ku isi ntahariho. So uretse muri Tanzania, wajya kureba nanone mu rwego rwa politike, Tanzania yabaye igicumbi cy'ibohorwa cyangwa cy'ubwigenge ku bihugu byinshi byo mu karere, cyane cyane noneho wajya kureba ukareba ibihugu bigize SADC. Niyo mpamvu n'uyu munsi buriya Tanzania geographically ntabwo iri muri SADC, ariko iri muri SADC kubera uruhare yagize mu ibohorwa ry'ibihugu by'amajyepfo ya Afrika. Ubwo niyo mpamvu nayo uyisangayo. So ikazana none ikaba link cyangwa ikiraro hagati y'ibihugu by'uburasirazuba bwa Afrika n'ihembe rya Afrika ndetse na SADC. Ugasanga rero
mu rwego rwa politiki, mu rwego rw'umutekano, mu rwego rw'ubukungu, Tanzania ni igihugu cy'ingenzi cyane muri aka karere mu rwego rwo guhuza ibi bihugu byose n'ubutangamare bw'akarere muri rusange. Reka twakire noneho mugenzi wacu nawe n'umunyamakuru Hatangimana Ange Eric, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Yego turimo turavuga ku ruzinduko rw'abakuru b'ibihugu baheruka hano mu Rwanda, twari duhereye kuri Tanzania, mu kanya turibuze kujya kuri Central Africa. Wowe u Rwanda na Tanzania ni ibihugu usesenguye ubona bibanye biti? Murakoze cyane. Tanzania n'u Rwanda ni ibihugu mbere na mbere bivukana, ni ibihugu bituranye, bisangiye ibintu byinshi, bisangiye imishinga y'iterambere, bisangiye ubuhahirane, kuko ibicuruzwa byinshi biva muri Tanzania bica mu Rwanda, ariko imibare ikagaragaza yuko u Rwanda narwo hari byinshi rujyana muri Tanzania, ndetse ubu bifite agaciro ka miliyoni 230. Urumva rero ni ibihugu bifite ibintu bihuriyeho. Mu mubano rero wabyo ni ibihugu bidafitanye ikibazo mu bijyanye na diplomasi, ni ibihugu bitigeze bigirana ikibazo icyo ari cyo cyose mu bijyanye n'umubano, ibihugu bibanye neza. Uvuze ko Tanzania ni igihugu gifite ubukungu bwinshi, ariko nanone gifasha ibihugu byinshi muri aka karere k'ibiyaga bigari nk'uko Pascal amaze kubivuga. Reka twakire noneho na mugenzi wacu Ruziga Emmanuel Masantura, nawe ni umunyamakuru wacu cyane cyane ukora ku bigendanye n'ubukungu. Masantura, turakuramukije. Ndabikirije nanjye. Ni amahoro? Ni amahoro, ndashimira. Turebe Tanzania ku Rwanda, ndashaka kwinjira ku bigendanye n'ubukungu. Twitega iki ku Rwanda, uko hari amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Tanzania? Hari ni igihugu mu mubano hatagiye hazamo ibibazo bikomeye cyane nko ku bindi bihugu duturanye. Mu bukungu twitega iki noneho nimba uyu mubano washimangiye nk'uko abakuru b'ibihugu babivuze? Ni umubano wa mpanguhe, kuko ibihugu byombi bikeneranye dushingiye mu rwego rw'ubukungu n'ubucuruzi, kuko iyo urebye igihugu cya Tanzania tuvuga ko gipakanye n'ibihugu bigera ku 9, ni 8, ni agahugu ka 9 kari mu nyanja, ni igihugu ariko kiri mu nyanja. Wareba igice gipakaniyeho n'u Rwanda kikaba gikenera cyane u Rwanda, yaba ku bicuruzwa binyura muri Tanzania bivuye ku isi muri rusange, kuko aribo bafite icyambu n'ubundi dukoresha hejuru ya 80%. Ariko nanone hakaba n'ibiza binyura mu Rwanda bijya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gace k'iburasirazuba k'icyo gihugu. Bivuga rero ngo ubwo buryo bwo kumva ko twe tubakeneye gukoresha icyo cyambu, ariko nabo badukeneye kugira ngo ibicuruzwa binyura iwabo babashe kugera no mu bindi bihugu harimo n'u Burundi ndetse. Ariko Pascal, iyo bavuga Tanzania buri gihe twe abantu benshi biyumvira icyambu ku bigendanye n'ubukungu. Ubundi Tanzania ni igihugu, narimvuze Pascal ariko nawe kugira icyo bivugaho, ni igihugu gikize mu buhe buryo? Tutavuze ku cyambu cyangwa tuvuge Dar es Salaam, mu bice by'icyaro ho harakize ku buryo naho tubikenera. Gukira sinzi icyo urimo gushaka kuvuga gukira, kuko ntago ntekereza ko umubano mwiza ari uw'umukire n'umukene. Niyo mpamvu natangiye mvuga ngo ni mpanguhe, ni umubano wo gukenerana. Dufite byinshi badukeneyeho, bafite byinshi tubakeneyeho. Gukira kwa mbere rero ni abaturage. U Rwanda rufite miliyoni zigera kuri 13 z'abaturage uyu munsi. Tanzania ifite miliyoni zigera kuri 55 z'abaturage. Iyo ufashe uwo mubare w'abaturage babo mu byaro no mu mujyi, ubwo ni ubukire bwa mbere ku isoko ryacu. Dufite ubukungu dushaka kubakira ku nganda n'ikoranabuhanga. Abo baturage babo bakenera ibicuruzwa bikomoka mu nganda. Ibyo rero bivuze yuko ibyo bituruka mu nganda byacu tubigurishije miliyoni 13 z'abanyarwanda, tukabona n'isoko rya miliyoni zigera kuri 55 z'abatanzania, ni ubukire twebwe dukeneye. Ibindi bijyanye no gukungahara kwabo, ni bazwiho amabuye y'agaciro, bazwiho kugira ibice byinshi by'ubukerarugendo, bishoboka ko twabona ahantu ho kujya kuruhukira nk'abanyarwanda, kujya gusura, nubwo natwe dufite ahacu dusura. Ariko gukira kwa mbere ntekereza ni iryo soko ry'abaturage, ni iryo soko ryo dushobora gucuruzaho ibikomoka ku bumenyi n'ikoranabuhanga tugenda tuvumbura umunsi kuwundi. Abasore n'inkumi b'abanyarwanda
bagenda bavumbura bagomba kubona ahantu bacururiza ibyo bakora iby'ubwenge n'udushya bagenda bavumbura. Uko niko gukira kwa mbere mbona. Cya kabiri, turi ibihugu bishingiye ku bufite ubukungu bushingiye ku buhinzi nk'agatirigongo gafashe n'ubundi bukungu bw'ibihugu byacu, yaba ari izo nganda zikeneye iby'ibanze bikomoka ku buhinzi n'ubundi n'ibindi nk'ibyo. Bivuga rero ngo kiriya ni igihugu gifite ubutaka, bafite ubutaka bunini cyane bushobora kuba bwahingwamo turamutse dufitanye umubano n'amasezerano ashingiye kuri ibyo. Ushobora kororeramo, dufite uburyo tworora twebwe tukororera mu kiraro kubera ku mpamvu nyinshi harimo n'izijyanye n'uko n'ubutaka bwacu budahagije. Ushobora guteza amakimbirane uramutse urekuye inka, ntabwo wavuga yuko byatworohera rwose, zishobora kujya no mu mirima y'abandi cyangwa zikaba zanabura n'uburisho. Ni ibintu bigoranye cyane. Ariko mu gihugu cya Tanzania bafite ubuso bunini, ariko bafite n'uburyo batwigiraho uburyo dukoresha ubwo buso butoya tukabasha korora kandi tukabona umusaruro uhagije w'amata. Ni ibintu bashobora kutwigiraho nk'uko warabibonye mu masezerano basinyanye. Harimo ibijyanye no gutunganya umusaruro ukomoka ku mata. Uvuga ngo uruganda yasuye Mama Samia Suluhu Hassan hariya rw'Inyange, ni uruganda rukora ibyo batekereza ko batwigira. Bafite inganda, bafite nk'uruganda rwa Asasi rutunganya amata, ariko ntabwo amata yabo yagera na gato no ku gipimo cya kimwe cya kane cy'ubwiza bw'amata y'Inyange. Niyo mpamvu iyo uvuye mu Rwanda bakubwira nzanira amata y'Inyange, nzanira ji, hari ji bakunda cyane y'aha ngaha, ubwo kubera ko urwo ruganda batarusuye reka sinyamamaze. Ariko nimba ari nziza baragiye ntacyo uvuze kwivuga nta kibazo. Ni wowe n'urusenda ahubwo n'ubwo rusenda. Ariko hakaba n'ikindi kivuguto cya kindi cyo mu ikarito bakunda cyane, cyangwa iyo ubashije gutwara mu kabido uri bugende mu ndege ukagerayo vuba vuba. Ikivuguto cyacu iyo kibagezeho ushobora gufata karitsiye yose ugahita uba umuyobozi wa karitsiye yose mu cyumweru cyose kugeza ugiye. Ni ibintu rero bakunda cyane, ariko bahora bibaza ngo tubigenza gute. Ukavuga basi nzabazanira imvuzo, wayijyana wabikorera iwabo bikanga. Ariko ntekereza ko bizabafata imbaraga, ariko bazanye n'abahanga babo mu bijyanye no kumenya imitunganyirize y'amata no gupima ubwo bwiza, kuko ubwo imbere baravugaga bajye bazana amata ya Tanzania azatunganyirizwe hano, hanyuma yoherezwe none hari umusaruro utunganye. Ni ikintu kitari kibi, cyari cyiza, ariko kubibara neza kiriya gihugu ni kinini cyane. Amata yari bugera aha ngaha yavuze bikaba ibindi. ngira ngo Masantura wenda mwunganeho avuze byinshi cyane by'ingenzi muri uwo mutungo kamere wari uvuze, ariko ngira ngo nk'uko twabivuze ni ugukenerana. Ariko niba duteje imbere urwego rwacu rw'inganda, hari byinshi twafata nka raw materials tubikuye muri kiriya gihugu bikadufasha kandi bikarushaho guteza imbere urwego rwacu rw'inganda n'icyerekezo dufite. Impamvu ni iyi, garuka kuntoza ku butunzi. Yavuze ubutaka, buri ubutaka bwa Tanzania kuko ari igihugu kinini, ngira ngo gikubye u Rwanda hafi inshuro 35. Ugiye kureba buri gace gafite klima. Hari ukuntu ugenda buri kugeza ahantu ugasanga klima yaho iratandukanye, bigatuma rero hera ibintu bitandukanye byinshi, hari n'ibyo utasanga mu Rwanda. Uwo rero iyo n'undi mwanya mwiza cyane w'ishoramari ku bantu bose bashaka kujya. Ikindi gikomeye cyane nanone buriya mu gihe ngira ngo mwigeze kumva hari gahunda twigeze kujya kuba twagemura n'inyama mu gihugu nka za Kongo na hehe. Buriya Tanzania ni igihugu cya kabiri mu kugira amatungo menshi cyane, ubwo ndavuga nk'inka inyuma ya Ethiopia. Tanzania ni ikurikira muri Afrika, ku mugabane wa Afrika. Ibyo ngibyo byonyine bikwereka amahirwe ahari turamutse tuyakoresheje neza, tukubaka inganda. Ntabwo wenda dufite ubutaka bunini bwo kororeraho, ariko twubatse izo nganda na bwa bushobozi dufite bwo gutunganya amata, kuko Abanyarwanda muri kamere kuva kera bamye ari aborozi, bamye ari abantu bazi gutunganya amata neza. N'uyu munsi ni nabyo wenda tugenderaho. Ni nayo mpamvu n'izo nganda zindi zihari, ariko ugasanga amata yabo rimwe na rimwe atameze neza nk'akorerwa mu Rwanda. So dukoze twinvestishije nanone, either tukajya hariya tugashinga y'uruganda rukomeye rwo gukora
gutunganya ibikomoka ku mata, ariko tugakora n'ibikomoka ku mpu, ibitunganya impu z'inyamaswa, tugakora ibitunganya inyama, ibyo haba mu Rwanda cyangwa ugashinga urwo ruganda mu Rwanda, byose birashoboka kandi bikagira umusaruro mwiza ku mpande zombi. Pasco, wenda hari icyo ndibuze kuza kukubaza kigendanye n'umubano, wenda ariko mbanze mpere kuri Eric. Tanzania nicyo gihugu muri aka karere dusa nk'ababanye neza, wenda na Congo n'ibindi birimo biraza ariko se utekereza ko uru rugendo rushobora kugira icyo rusiga ku mubano w'u Rwanda na Uganda, ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi binyuze kuri Tanzania? Birashoboka cyane, ndetse abakuru b'ibihugu bavuze yuko hari ubushake bwo kugira ngo habeho kubaka amahoro arambye mu nyungu z'abaturage. Perezida Samia Suluhu mbere y'uko aza mu Rwanda yari yabanje kujya muri Uganda, nyuma ajya muri Kenya, ndetse ajya mu Burundi, nyuma aza mu Rwanda. Urumva izo ngendo yagiye akora byanga byakunda, yagiye avuga no ku bijyanye n'umutekano urambye n'amahoro arambye muri aka karere. Kubera ko ari Uganda, hari inyungu Tanzania na Uganda bihuriyeho bijyanye n'umuyoboro wa peteroli uzava Oyima ukajya ku Cyambu muri Tanzania. Ari Kenya bari bafitanye ibibazo mbere by'ubucuruzi, nabwo barashaka kugira ngo babikemure bijye mu nzira nziza. Mu Rwanda dufitanye inzira ya gari ya moshi, ni ikintu gikomeye cyane. Gari ya moshi kuko urabizi akarere Tanzania irimo harimo iriya mitwe irwanira muri Mozambique, bishobora kuva Mozambique bikaba byahungabanya umutekano w'ibyo bikorwa remezo kandi bifite agaciro kanini cyane muri za miliyari z'amadolari. Ndetse n'u Burundi, iyo gari ya moshi igomba yari Isaka Kigali, ikaba yagera na Bujumbura, ikava Bujumbura ikajya no muri Congo. Urumva ibyo bikorwa byose kugira ngo bibashe kugira iterambere ku baturage rirambye, nuko bigomba kuba bifite amahoro arambye. Niyo mpamvu rero kuba Perezida Samia yaba yaraganiriye n'abo bakuru b'ibihugu, baba abafitanye ibibazo mu gihe cyashize n'u Rwanda nk'u Burundi na Uganda, bishoboka cyane kugira ngo iyo mishinga igamije iterambere igerweho. Kandi ikindi ntabwo wakwibagirwa yuko ibihugu byacu biri mu muryango wa East African Community, nabyo mu nkingi zawo ni uko bubaka iterambere ariko ibihugu binabanye neza. Nkaba rero numva ko byanga byakunda mu byo yagiye aganira harimo uko guhuza, ko twabonye Burundi busa naho noneho bugenda buhinduka. Nk'ejo bundi u Rwanda rubaha abarwanyi bari muri Red Tabara bafatiwe mu Rwanda. Ni ikimenyetso cyiza cy'uko hari ubwo bushake bwa politike bavuze bwo kubaka amahoro arambye, ndetse nabonye mu binyamakuru ko n'u Burundi bushaka kubigenza gutyo, bukaba bwaha u Rwanda inyeshyamba zafatiweyo. Urumva ni icyizere cyatangiye kugaruka mu mubano w'ibi bihugu byo muri aka karere. Masatura, wenda tukiri ku bijyanye n'ubukungu kuri Tanzania, nanone iyo aya masezerano nk'aya ngaya abayeho ku bihugu byombi, wenda habayeho gusura inganda, wari kutubwira ibikorwa bitandukanye byaho bihari n'inganda zihari, wa muturage uhinga cyangwa se wa musaruro wo hasi ukomoka kuri wa muturage, ya nyungu yo hejuru yo ituruka mu masezerano y'ibihugu byombi nawe imugeraho, cyane ko hari umuntu abona perezida runaka yasuye igihugu runaka, basinya amasezerano ajyanye n'ubukungu cyangwa se ibindi, haba mu ikoranabuhanga n'ibindi, ukibaza uti njye ntabwo bindeba, uwo muturage wo hasi we biramureba, bimugeraho biti? Yego, bitamugeraho ubwo uwo mubano waba ari uw'abaperezida gusa bikarangiriraho. Ariko niba tubonye perezida aganira na mugenzi we, bakahamagara abaminisitiri bafite mu nshingano gukurikirana ibikorwa bitandukanye bigomba kugera ku muturage, hanyuma tugahita tubona ko perezida asuye izo nganda zifite abaturage barimo gukoreramo,
abo baturage barimo gukorera muri izo nganda bakaba bafite imiryango ibashamikiyeho igomba kungukira kuba barimo gukora muri izo nganda. Iyo hagize igihinduka icyo ari cyo cyose muri iryo terambere ry'izo nganda bigera ku baturage muri rusange. Ariko ngira ngo mu kureba ku bijyanye n'umubano hagati ya Tanzania n'u Rwanda tugomba no kureba ku rujya n'uruza. Uyu munsi umupaka wa Rusumo urafunze kubera icyorezo cya COVID-19 n'ingamba zashizeho zo kukirwanya, ariko ntufunzwe kubera ubwumvikane buke bwari bwo bwose bushingiye kuri diplomasi. Iyo urebye urujya n'uruza rw'abantu uriya mupaka iyo urimo gukora bigaragaza umubano n'ubushuti buhari hagati y'ibihugu byombi ku mupaka wa Rusumo. Uyu munsi rero niba hari kuvugwa ngo barebere hamwe ingamba zafatirwa hamwe zatuma koko iki cyorezo gihashywa ariko imipaka igafungurwa uko byakomojweho, ni ikintu kigenda kikagera ku baturage n'ubundi muri rusange. Ikindi twakomoje nko ku bijyanye n'amata. Ayo mata n'ubundi aborozi n'abaturage nibo n'ubundi bagerwaho n'izo ngaruka nziza iyo habayeho kuba amata yatunganywa ku bwinshi akabona isoko hanze. Ni ukuvuga ngo umusaruro w'amata w'abaturage uba ubonye isoko, ubuzima bwabo burahinduka. Hari n'ikindi tutavuzeho kijyanye n'amabuye y'agaciro. Kugeza uyu munsi nubwo ejo bundi nabo bafunguye uruganda rwabo rwo gushongesha amabuye y'agaciro, ariko twari dufite uruganda rwa mbere mu karere rushobora gukora ibijyanye no gutunganya umusaruro ukomoka ku mabuye y'agaciro. Bivuga ngo ya mabuye y'agaciro turi kuvuga ngo Tanzania irakize, birashoboka cyane. N'ubu ntabwo bavuga ko bihagaze, birashoboka cyane yuko twazajya tubona ya mabuye aza agabanza gutunganywa ahangaha kugira ngo yoherezwe hanze ari mu cya cyiciro cyo kuvuga ngo ni ibintu bigiye gutunganywa bikazavamo amabuye y'agaciro, ahubwo akaba ari amabuye y'agaciro atunganyijwe akongererwa agaciro nyine. Ibyo ni ibintu bigenda bikagera kuri ba bacukuzi, bikagera ku babona akazi muri izo nganda zo gutunganya, bigafasha muri rusange. Hanyuma iyo tuvuze ku mubano w'ibihugu byombi, iyo unoze hakabaho ingaruka nziza ku bukungu, umusaruro mbumbe. Uwo musaruro mbumbe iyo babaze nk'igihugu bavuga ngo Tanzania ni igihugu cyamaze kuva mu byiciro by'ibihugu bikennye mu mwaka ushize, cyagiye mu bihugu bifite ubukungu buciriritse ku cyiciro cya mbere cyo hasi cy'ubukungu buciriritse. U Rwanda ruracyari mu bihugu bikennye. Babibara gute? Babibara kwizamuka ry'ubukungu n'ingaruka ry'iryo zamuka ry'ubukungu ku mibereho y'abaturage. Ubwo ni ukuvuga ngo nonaha habayeho umutungo mwinshi w'igihugu ukiyongera, wawugabanya n'umubare w'abaturage mu gihugu bikarenga igipimo runaka kiba cyaravuzwe ngo wenda amadolari 1,112 wenda niyo mafaranga twavuga ko abaturage bose bayagenerwa, bigaragara ko bayinjiza, byaba ari iki gihugu ntabwo cyabarwa mu bakene. Niyo ngo izo ngaruka zibaye bikagera ku baturage kubera ko habayeho ibiganiro byiza, habayeho ibicuruzi bunogejwe, hakabaho umusaruro mwinshi, ubukungu bw'igihugu bukazamuka mu buryo bwihuse, hanyuma bikarangira igihugu kitakibarwa mu bakene. Nta baturage n'ubundi baba bari kugirwaho ingaruka nziza. Masantura aho ngaho uvuze ko Tanzania yavuye mu cyiciro cy'ibihugu bikennye kiri mu bukungu buciriritse. Abashyira ibyo bintu muri abashyira ibyo byiciro ku gihugu cya Tanzania ntashobora kuba bakibeshyira, kuko impamvu mvuga ibyo abonye Perezida Magufuli mbere ko yitaba Imana hari ibyo yanze, tubona n'ibikorwa byose byikoresheje amafaranga y'igihugu cye. Tanzania ntishobora kuba iri mu rwego rw'ibihugu bikize, ariko kubera iyo ranka nyine ikagumya iri mu cyiciro cy'ibihugu bikennye. Ahubwo se niba igihugu gitangiye gukora imishinga yacyo mu mafaranga ava mu gihugu imbere, urumva icyo gihugu wakomeza kukibara mu makene. Umukene ntiwemeranywa na zira ripoti. Nemera ko icyo cyegeranyo gikorwa hashingiye kuri ibyo bipimo, ibyo bipimo nababwiye byo kuvuga ngo umusaruro mbumbe w'igihugu urangana gutya, umutungo w'igihugu urangana gutya, kuko iyo tuvuze ubukungu ni umutungo w'igihugu urangana gutya. Uwo mutungo w'igihugu tuwufashe tukawugabanya ku mubare w'abaturage mu buryo rusange, ubwo ntabwo tugiye mu yindi mibare yo gusuzuma iterambere ry'abaturage. Mu buryo rusange iki gihugu nikibarwa nk'igikene. Igihugu kuba ari gikennye cyangwa gikize bitandukanye n'abaturage kuba bakennye cyangwa bakize. Ubwo turaza kujya muri economic development, iterambere
ry'ubukungu. Iterambere ry'ubukungu rero bitandukanye n'izamuka ry'ubukungu. Nuvuga ngo noneho kureba uko kwitwa kw'igihugu gikize bifitiye akamaro ki abaturage bose. Nta gihugu kidafite umukene. Buriya na Amerika ni igihugu gikize gikungahaye cyane, ariko gifitemo abakene. Umubare wabo bakene barangana gutugeranyije na Tanzania. Aho niho tushobora kuza gutindaho. Bivuga rero ngo nonaha imibare nitugaragariza yuko umutungo w'igihugu uramutse ugabanyije nonaha abaturage biraza kuvamo byibura amadolari arenze 1000 kuri buri muturage. Icyo gihugu mu buryo rusange cyitwa ko kidakennye. Hakaza kuganirwa ku imiyoborere n'imicungire y'ubwo bukungu kugira ngo buri muturage ave mu cyiciro cy'abakennye. Aho ngaho niho haza kuganirwa. Kugira ngo wenda cyubahiro kugira ngo nabyumve, uyu munsi igihugu nk'Ubushinwa kiri mu bihugu biri mu nzira y'iterambere, ntabwo kiri mu bihugu bikize. Wakwibaza kandi wowe bifite inganda. Ariko aho ni naho haba impaka nyinshi. Amerika ivuga ati ariko iki gihugu muhora mutubeshya ngo ngo ni igihugu mwaze kugira ngo duhangane, mukakomeza kuvuga ngo ntango ni igihugu ngo gifite ubukungu ngo bukizamuka, kandi turimo kubona ko umutungo ariko iyo bagiye kubara bo bakwereka impamvu ni nk'ibyo bavugaga. Iyo bagiye kubara bo barakubwira bati dufite abaturage benshi cyane bakennye. Iyo ugiye kureba agace hafi kose k'uburengerazuba bw'Ubushinwa, ni agace karimo abaturage bakennye. Urabona ubuzima tubaho muri Afurika, hari n'abari inyuma benshi cyane muri kariya gace. Kubera igihugu gifite abaturage benshi, igihugu ni kinini, ni icya gatatu uyu munsi ku isi ku bunini, ku buso. Wajya kureba nanone ibice byateye imbere ni ibice bahereyeho by'uburasirazuba byegereye inyanja, bagera wenda no hagati za Hubei n'ahandi. Ariko wakomeza mu ntara z'iburengerazuba, uyu munsi baracyari bose mu nzira y'iterambere. Hari abaturage benshi cyane bicwa na malaria, bari mu mbeho, babayeho ubuzima bubi cyane, baba muri nyakatsi, baba muri nyakatsi, babayeho nabi cyane. So nicyo gisobanuro ngira ngo yari arimo avuga. Na Tanzania ntabwo yagera kuri urwo rwego, iracyari kure cyane. Mbere yo kwenda kuko n'ubundi n'ubwo bukungu yavugaga buciriritse, baracyari kuri level 1. Ngira ngo hari indi level bagomba kugeraho muri urwo rwego nanone muri icyo cyiciro. Reka tugana ku musozo kuri iyi ngingo, reka turebe impamvu Tanzania njye nabonye habamo iyo gari ya moshi zigenda zikora mu gihugu imbere. Muri Kenya narabibonye, muri Uganda ho simbizi nimba zarapfuye. Aho zirahari. Ni ukuvuga ngo kuba zihari zirahari. Hari rero ariko ntabwo zikora. Umukoroni biya bihugu yarabihaye, hari uburyo byacunzwe nicyo kibazo. Ni iki kihishe inyuma yuko iyo gari ya moshi iva muri Tanzania itagera i Kigali ngo ikomeze imyaka ikabibaye imyaka? Ni ibibazo bya politike, ni ibibazo by'ubukungu, ni ibibazo byo kutumvikana mu karere, ku buryo Tanzania ishobora kugira gari ya moshi ariko ikaba itakomeza ngo yambuke igere i Kigali, bakarinda gukoresha indege cyangwa gukoresha amakamyo. Buriya hari ibintu bibabaje cyubahiro. Afurika ibaza ibyo bintu byose urimo kuvuga, izo rero cyangwa izo nzira za gari ya moshi zose zubatswe mu gihe cy'umukoroni. Nyinshi zanubatswe igihe cy'Umudage yewe muri za 40. Yego ni Umudage wabikoze, uretse ko hari ibihugu byari bitakoronijwe n'Umudage. Exactly. Ariko ubwo ndavuga nyine mbere muri nka Tanzania nyinshi zubatswe igihe cy'Umudage. So na za Kenya na Uganda byari ibyo, baza kugeraho barafatanya. Ngira ngo aho byabereye na British East Africa ikazi kayobora nyuma yaho Umudage aviriyemo, niho bakoze iriya systeme, bari barahuje ibice byose. Impamvu yari iki? Bari bahaza agaciro ko kubwikorezi bavana umutungo kamere mu bice bitandukanye. Mbere byahereye wenda no gutwara abacakara, ariko nyuma yaho ari ugutunda umutungo kamere. Niyo mpamvu byose ugiye kureba uko zubakwaga zose zihera za Kigoma, igahera ku ruhande ku nkengero z'igihugu, igakomeza ijya ku nyanja. Impamvu yari iki? Bari bazi agaciro ko kwikorera wa mutungo, bawujyana ku nyanja, bawambutsa bajyana iwabo. Uyu munsi nyuma yaho tuboneye ubwigenge, imyaka iragera muri 60,
ibihugu byacu byananiwe kubaka byibuze bahereye hahandi kuri ya rero yo mu gihe cya kera itari no kuri standard yo muri iki gihe, bananirwa no kongeraho n'ibirometero nka 5 cyangwa 10. Impamvu ahubwo hari ibyagiye bipfa gusa kugira ngo hagire ibyiyongera cyane nibyo twavugaga za Uganda ngiye nabonye na Tanzania aho bavuga dufite ikibanza hariya, dufite isambu, dufite niba ari isambu niba ari ikibanza Isaka. Ntabwo uyu munsi gari ya moshi hari ibitwe bigenda bizenguruka aho ngaho, ariko ntabwo gari ya moshi yahageraga. Icyo waruvuze rero mu cya meter gauge, ariko ntabwo bikora. Ngira ngo nicyo wenda icyo yarambajije, ugiye kureba mu by'ukuri ni ibibazo bya politike, nubwo sinzi na buri muyobozi kumva ko we aho ari naho ngaho nta washatse gukorana na mugenzi we nyuma y'ubwigenge. Ubwo nicyo nshatse kuvuga, umenye ko na East African Community yasenyutse nyuma yaho hagiye haziramo abayobozi babi, harimo nka Idi Amin. Mu by'ukuri buri muntu yarazaga gusa ngo ahubwo kumva ararwana ngo ahubwo buriya butaka nabwo ngo wakata ngo iki gihugu ngo ntabwo cyakabaye kigenda gutya, ngo ahubwo kimere nka draft, ngo ntabwo ibintu bibabaje aho kugira ngo hari abayobozi bageze neza nyuma y'ubukoroni nka Nyerere na Kenneth Kaunda baraganiriye, bahamagara umushinwa bubakaho umuhanda wa gari ya moshi uhuza ibihugu byombi. Urabona Zambia burya nacyo ni land linked, ntabwo tukivuga land locked, igihugu ni land linked, ntabwo kikora ku, ariko bashyizeho umuhanda wa gari ya moshi witwa Tazara, bashyiraho na pipeline, uruhombo harya niko tuyita, rutwara amavuta yitwa Tazama nayo. Urumva mu by'ukuri iyo ibihugu byose bikomeza gutyo abayobozi bari mu mujyo nk'uwo, nicyo kintu cyabuze n'uyu munsi ngira ngo nicyo abayobozi bariho uyu munsi bagerageza reka ugira icyo ubivugaho nongere mugire ibyo mbabaza. Mu magambo makeya, hari ibintu bitabaye mu gihe cyashize kubera yuko ari cyo gihe cyari gihari, hari biba ubu ngubu bitewe n'aho isi igeze. Icyo nshaka kuvuga ni uko tuvuge nka gari ya moshi izava Isaka ikagera Rusumo nawe wenda u Rwanda rugakora, ni poroje iri muri miliyari zirenga 1.1 z'amadolari. Urebye ubukungu bw'u Rwanda icyo gihe kugira ngo igihugu kibone iyo ngengo y'imari byari bigoye cyane. Byarashobokaga ariko byari bigoye. Ese igihugu kigurije amafaranga angahe? Igihugu kiguje amafaranga angahe hanze ko n'ubundi ari inguzanyo, abiterwa naho yazaga naho batekerezaga kuyashyira. Baguraga intwaro, bakagura imihoro, bakagura ibindi aho kugira ngo bashyire mu bintu bizagirira akamaro abaturage. Ariko icyo ni kimwe, ariko icyo ntekereza hari ukuba igihugu kiri ready mu kubaka proje no kuyisigasira kugira ngo iyo proje ntizagende nka za zindi nyine za Uganda. Ntekereza ko igihe cyashize gikwiye kuduha ubu ngubu amasomo yo kuvuga ngo ese twubatse iyo nzira ya gari ya moshi ihenze gutyo, noneho turi able yo kuyicunga neza ku buryo kizaba igikorwa gihoraho ubwo sibyo bishobora gutuma bavuga ngo wenda nimba u Rwanda na Uganda bafitanye ibibazo, bati nimba dufite uyu muyoboro tugemuramo ibiryo hano abaturage bivuye Uganda bikaza mu Rwanda, ntago twajya kwisenyera kandi tuzi ko ari twe twashyizemo. Icyoroshye kujera hagati ya gari ya moshi n'imbunda niki? Gari ya moshi wenda n'ikindi wenda Eric yanibaza icyo gihe, kuko n'uyu munsi ibyo tuvuga byose aya mafaranga yose menshi ava mu baterankunga, ntabwo ari amafaranga ava mu misoro yacu cyangwa amafaranga, ni ukuvuga bazishyurwa igihe kirekire. N'icyo gihe byarashobokaga iba barajyaga kwikopesha imipanga cyangwa bakikopesha imbunda nta kintu cyari kinaniye gukora mu rwego rw'iterambere ry'abaturage, ahubwo ni abantu barebaga hafi cyane, buri muntu akireba akabasera. Icyo ni ibya kera, ubu noneho turi muri 2021 biri bushoboke. Turabizi ishyaka riri ku butegetsi muri Tanzania rimaze imyaka myinshi, mu Rwanda naho nuko, no muri Uganda naho nuko, ko aribo moteri. Ubu biri bushoboke bicare bavuga ati reka noneho duhindura uburyo, aho kugira ngo tujye tugemura umuceri dukoresha amakamyo, dukoresha indege, niyo gari ya moshi bayubake. Birashoboka ubu ngubu. Wenda wongereho uti na Kenya nuko, kuko nabo buriya gihinduka n'iki se bahindura iyo bagiye mu matora bakora coalition gusa bagahindura abantu, ariko ni the same, n'abantu bamwe n'ubundi bakiriho, ni imiryango imwe.